yatowe bamubwiye yuko Sangira nabo Todomiri yaje kubikora kandi akaza kubitunganya ariko nyuma yaho mu magambo ko yavuze yuko Sengiyumva Karisti mu itangazo ryaje kubaho kari wagariye perezida wa Republika Paul Kagame mu mudugudu wa Karambi. Sengiyumva Karisti yarahanganye n'uwitwa Ndirugira Imbabazi Vena ariko Sengiyumva Karisti akagira amajwi 51 maze Ndirugira Imbabazi akagira 31. ubwo rero ukumva ko hagati y'ibintu byari byabaye ku manywa bugaragaza. Reka nze mumbe gitifu none ndagira ngo mbabaze aya matora gabaye mwatangaje nde hanyuma se haraho no hari bande kandi ko niriya kwaga utari abantu uwo ni gitifu ro wavugaga ayo magambo ariko nyuma yaho radio Rwanda igwanema ibihugu aje kubaza ntiyebaje muve nibyo bavuganye yarabyujuje ubibaze musekura ubibaze na mutekano bageze iwanje barafotora none baza kugira gute ngaho nyereke iyo telefone yawe ntabwo ngewe mfite touch yo gufotora ahubwo bibaze Sangira nabo Todomiri. Iyi tariki rero bibaye no muganda gwakozwe gw'ingaruka kwezi uhereye kwa radi kuzamuka ukagera hariya kwandi bibuka agacucu kari katumutse. Ngaho murakoze rero kubera ko Karambi yari yabyitabiye bapfakurira Jean Claude ari wahagarariye ababana n'ubumuga mu murenge wa Nyamyumba mu kagari ka Kinigi kandi akaba n'ushinzwe koperative y'abahinzi b'ibisheke yari yicaye ku indebe y'ingwe ndadakangwa n'imisozo. Murakoze Imana ibarinde. Nyamara umusaza Ruvunderi Pierre yahuye n'ikibazo cya paralize dore kagwaye bikaze mumuvugire Imana izamuhereza umugisha. Bye bye rero umunyamakuru wabibagezaga Nihebo Jean Marie Vianney ni nawe urusha abandi bose mu midugudu yose nakazagira uzadupinga.